Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus. Uyu munsi muri kumwe nanjye nutritionist mfite Yesu Lea. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibigendanye na sauna. Ku bibazo byinshi wibaza ngo ese sauna ishobora gutuma ntwika ibinure, ese sauna hari uburyo kuri akuntu mba ndi gutranspira, mba ndi kubira ibyuya bifite isano no kugabanya ibiro. Ikindi se ese sauna ifite akahe kamaro umubiri, ese kuyikora hari ikintu biyongera mu rugendo rwanjye rwo gutakaza ibiro cyangwa se hari icyo byongera ku buzima bwiza muri rusange. Ntucikwe n'iki kiganiro, kandi niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana. Ubundi utubwire ese ubundi wari wajya muri sauna, iyo ugiyemo wumva umeze ute, wiyumva gute, bikugendekera bite? Hari abageramo bakumva ngo babuze umwuka, bakumva umutima uri gutera cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubundi iyo umuntu ari muri sauna umubiri we urespondinga gute, umubiri we ubyakira gute, ikindi ese bifite isano no gutakaza ibiro. Ubundi iyo umuntu ari muri sauna wenda tugereranyije ku bantu batayizi, ni icyumba kiba kirimo ubushyuhe bwinshi cyane. Abantu bakuze kujyamo akenshi bamwe bavuga ko bagiye gutakaza ibiro, abandi ko bisimbura siporo, abandi ko bibafasha kuri relaxinga no kumva bamerewe neza ndetse n'ibindi. Icyo cyumba rero kikaba kirimo ubushyuhe bushobora kuba buri guturuka ku muriro wacanywe cyangwa se bitewe n'amasauna ari advanced. Hari n'amamashini ashobora kubafasha muri ibyo byumba mu kongera ubushyuhe ndetse no kuzanamo evaporation, amazi yiyevapoye cyangwa se ariko ubushyuhe bwinshi muri makeya, bishobora no kugendana no gucanira ibimera bigiye bitandukanye, bishobora gutanga umwuka w'ibimera bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi burebere hamwe ngo umubiri ubyakira ute. Ubundi iyo tugiye muri sauna tukaba exposed cyangwa se tukaba turi kuri ubwo bushyuhe, umubiri wacu ukaba uri kuri ubwo bushyuhe, ikintu cya mbere kiba nuko ubushyuhe bwo mu mubiri wacu butangira kuzamuka. Uko ubushyuhe bwo mu mubiri butangira kuzamuka, ni nako umubiri utangira gukora mekanizme ziwufasha mu guhangana n'ubushyuhe buri kuzamuka. Uko ubushyuhe buzamuka rero, hari uburyo umubiri wacu waremwe wihanganira ubushyuhe buringaniye, ariko ko ubushyuhe buzamuka umubiri ugira mekanizme yo kugabanya bwa bushyuhe. Ariho ikintu cya mbere kizakubaho, uzatangira guswetinga cyangwa se kubira ibyuya cyangwa ibyunzwe mu kinyarwanda. Kuriya kuntu rero umuntu atangira gutakaza amazi cyangwa se kubira ibyuya, akenshi ni response cyangwa se ni uburyo umubiri usubizamo ikibazo cy'ubushyuhe umuntu ariho bw'igihe kirekire. Ubundi umubiri wacu uburyo uteye, iyo ubushyuhe buzamutse usekreta, uvubura amazi cyangwa se utakaza amazi kugira ngo y'amazi afashe umubiri wacu gukulinga down cyangwa se gusubira ku bushyuhe busanzwe. Akenshi muzarebe iyo uri ku bushyuhe nibwo umubiri uswetinga kubera yuko ubwo bushyuhe nibwo bwateye umubiri gusohora ayo mazi, noneho ayo mazi akaba agamije mu gutuma bwa bushyuhe bw'umubiri bugenda bugabanuka. Niyo mpamvu ubundi icyuya kiza mu gihe uri muri sauna. Icya kabiri gishobora kukubaho, uzumva umutima uri guteragura cyane, uteragura. Akenshi biba bigendanye na bundi na ya regulation y'uburyo hari ubushyuhe buri kuzamuka, ikindi n'uburyo amaraso ari gutembera mu mubiri. Uko ubushyuhe bwiyongera, niko n'imitsi yacu ishobora kurelaxinga kugira ngo amaraso atembere mu buryo bwiza kandi bworoheye umutima mu bigendanye n'imiyoboro y'amaraso. Akenshi rero nubona uri muri sauna ukabona uraswetinze, menya yuko ntabwo ari ibinure byo mu mubiri biri kuyenga, ahubwo ni uburyo umubiri wawe uri guhangana n'ubushyuhe. Rero iyo ubushyuhe buzamutse, umubiri wawe nawe ugahangana nabwo, uzagutera guswetinga. Nuswetinga rero bizatuma ubushyuhe bw'umubiri wawe bugenda bugabanuka buke bukeya, bityo bitume ubushyuhe buri mu mubiri butarenga igipimo cyagenwe
cyo kubaho ubundi mu busanzwe ntabwo tuba tugomba kurenga degree Celsius hagati ya 36 na 37. Ubundi iyo twageze kuri 38 haba hajemo ikibazo cyo kugira umuriro. Rero ni uburyo umubiri wacu urespondinga, uhangana na bwa bushyuhe bikagutera gusekreta ibyokere. Rero abenshi bahita bibaza ngo none se nubwo bituma duswetinga bigatuma tubira ibyuya, ese n'ibyaba bifite ahantu bihuriye n'imyitozo ngororamubiri cyangwa se no gutwika ibinure? Ubundi sauna ntabwo itwika ibinure, ahubwo nyine nicyo kiba cyabaye, ntabwo bifite ahantu bihuriye na siporo. Hari abantu benshi bareka kujya muri siporo akavuga ati ngewe nzajya njya muri sauna mbire bya byuya byinshi cyane epfo bitume ngabanuka ibiro. Ubundi ubushakashatsi bwerekanye yuko karori umuntu atwika mu gihe ari muri sauna ziri hasi cyane ugereranyije n'iz'umuntu atwika iyo ari mu myitozo ngororamubiri. Impamvu bitandukanye nuko mu myitozo ngororamubiri n'ubushyuhe bwo byibura buturutse mu mubiri mo imbere, ni activite umubiri uri gukora, ariko sauna yo ni ubushyuhe buturutse inyuma buza bukagera ku mubiri, noneho umubiri wacu ugashaka uburyo uhangana nabwo. Biratandukanye rero, niyo mpamvu karori zitakara zitandukanye cyane n'izivuye ku myitozo ngororamubiri, kuko sauna yo nta movement ifite, nta kunyeganyega biba birimo, ahubwo ni ubushyuhe buba buturutse hanze bukaza ku mubiri w'umuntu, umubiri w'umuntu warangiza ukarwana n'ubwo bushyuhe. Ikindi cya gatatu ariko, nubwo sauna idatwika ibinure, nubwo sauna itwika karori nkeya cyangwa se isaba energy nkeya, ariko hari ibyiza byayo tugiye kureba. Ikintu cya mbere sauna ishobora kugufasha nuko ishobora kugufasha kurelaxinga, kumva utuje cyangwa se kumva umubiri wawe wakiza amavunane, kubera ko sauna ubundi ifasha mu gutuma amaraso atembera neza mu mubiri wacu, kubera bwa bushyuhe bwabaye bwinshi, ya mitsi yagutse, bigatuma amaraso atembera neza, bishobora gutuma umubiri wawe wumva uri relaxed, wumva nyine amavunane yakize. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuyijyamo mu gihe bumva bafite stress iri hejuru cyangwa se bumva bafite amavunane, nuko ifasha cyane mu gutuma amaraso atembera mu mubiri. Ikindi ukumva muscle cyangwa imikaya iri relaxed, ukumva nyine umva umerewe neza, y'amavunane yakize. Ikindi cya gatatu sauna ishobora kugufasha nuko ishobora kugufasha mu kurikavaringa cyangwa se mu gutuma imikaya yawe yumva imerewe neza nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, kubera ko iyo umuntu yakoresheje imyitozo ngororamubiri cyane iyo twita strength training cyangwa se iriya myitozo ngororamubiri isaba imbaraga, isaba harimo nk'iriya yo guterura ama push ups, ama squats n'izindi, iyo umuntu azikora cyane cyangwa se avuye muri siporo yumva ababara cyangwa se atonekara, yumva amasozi nyine zarushye. Iyo rero umuntu agiye muri sauna nyuma yo gukora iyo myitozo ngororamubiri, bigatuma ya maraso atembera neza, bishobora no gutuma muscle zawe zumva ziri relaxed, cyangwa se umubiri wawe wose muri rusange wumva uri relaxed, bigatuma wumva amavunane akize. Nibyo bintu bitatu byibanze sauna ishobora kugufasha, ariko ukayikora ubizi ko ari ibyo ngibyo uri gushakamo, ariko ukayikora ubizi yuko itari kugufasha gutwika ibinure. Tubibutse ko gutwika ibinure cyangwa se kugabanya ibiro byo bigendana cyane n'igihe ibyo urya biba ari bikeya ugereranyije n'ibyo ukoresha umubiri. Igihe rero ibyo ukoresha umubiri wawe bikiri bikeya cyangwa se energy expenditure, ibyo ukoresha umubiri wawe, movements, imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi, mu gihe bikiri bikeya, ntabwo ushobora gutakaza ibiro ngo nuko wagiye muri sauna, ngo nuko waswetinze, nuko watakaje ibyuya byinshi. Nta hantu bihuriye. Igihe cyose uzaba ukirya nabi cyangwa se winjiza byinshi, mu gitondo ukarya saa 4, akantu kose uciye ukakarya, ariko ukaba udakora imyitozo ngororamubiri, ugatekereza ko gutakaza ibyuya bizatuma utakaza ibiro, ntabwo ari byo. Nubwo ushobora guca ku munzani igihe wagiye muri sauna na nyuma yo kujyaho ukabona harimo amagarama yavuyeho,
akenshi ni amagarama y'amazi watakaje, kuko iyo duswetinga dutakaza amazi. Hari n'abantu baswetinga cyane cyane ugasanga yatakaje amazi menshi, ugasanga wakuyeho nk'amagarama 200, ariko atari uko ari ibiro byatakaye, ahubwo ari y'amazi watakaje. Icya kabiri, ayo mazi atakarana n'imyunyungugu cyangwa se ibyo twita electrolyte. Iyo myunyungugu ari nayo ituma icyokeri cyangwa se ibyuya by'umuntu bishobora kuza bimeze nk'ibirimo umunyu. Ni imyunyungugu iba iri gutakara, itakarana na bya byuya twabonye. Niyo mpamvu rero mu gukora sauna ukwiriye kwitondera frequency ubikoraho. Iyo ubikora kenshi cyane kandi utanywa amazi ahagije, bishobora gutuma utakaza amazi cyangwa se ugira icyo twita dehydration, ukagira amazi makeya mu mubiri. Icya kabiri, ushobora kugira electrolyte imbalance, kugira ya myunyungugu yo mu mubiri itari ku murongo igihe bikozwe kenshi cyane kandi kisubiramo. Hari n'ukubwira uti ngiye nkora sauna ku buryo ngeze igihe icyokeri cyanjye kikaza kitagifite umunyu. Icyo gihe rero menya yuko ushobora kuba ufite electrolyte imbalance, ya myunyungugu yo mu mubiri wawe yagiye igabanuka. Hari abantu ariko bakwiriye kwirinda sauna. Tubonye ibyo sauna ifasha, tubona ibyo sauna idafasha nko gutwika ibinure, ariko kifasha mu gutembera kw'amaraso, gutuma wumva umeze neza n'ibindi. Ariko hari abantu bakwiriye kwirinda gukoresha sauna. Abantu ba mbere n'abagore batwite. Uburiya bushyuhe bwinshi bushobora gutera ibibazo ku mwana uri mu nda. Icya kabiri, ni abantu bafite ibibazo by'umutima cyangwa se abantu bafite ibibazo by'ubuhumekero, batabasha guhumeka neza nk'uko bikwiriye mu gihe bari mu bushyuhe buri hejuru. Rero ni byiza yuko mu gihe ugiye gutangira kujya muri sauna, bitangire utamaramo iminota myinshi cyane, ahubwo ugerageza iminota mikeya, wenda ukajya hanze ugafata akayaga ukongera ukagaruka. Ariko niba uri umugore utwite cyangwa se ufite ubundi burwayi, byitondera. Ariko niba uri umuntu usanzwe, ushobora kwenjoyinga sauna ukabonamo biriya byiza twavuze, ariko kandi ukayifatanya n'imyitozo ngororamubiri no kurya indyo yuzuye kandi imeze neza, ndetse no kunywa amazi ahagije cyane mbere yo kujya muri sauna ndetse na nyuma yo kujya muri sauna, kugira ngo ya mazi watakaje wongere uyagarure, bityo umubiri wawe ugume gukora neza. Nibyo rero twari twabahitiyemo uyu munsi kubabwira ku bigendanye na sauna ndetse n'ibigendanye no gutwika ibinure. Abantu benshi bibwira ko byaba bifite isano no gukora kenshi sauna cyangwa se no kujya kenshi muri sauna. Mwari kumwe nanjye nutritionist Dufite Yesu Leah. Niba utarakanda subscribe, yikande. Ikindi utubwire ikintu gishyashya wungutse cyangwa se ibyo waruzi kuri sauna ariko wenda twaba tutavuze kuri iyi video, kugira ngo n'ubutaha tuzabivugeho mu biganiro byacu bikurikira. Mwari kumwe nanjye rero Mfite Yesu Leah, naho ubutaha.